Iki ni igice cya 35 dutangiye ku mugaragaro. Dutangiye ari kuvugira kuri telefone ari gukebaguza mu nzu yiwe. Yumva niba nta muntu uri kumwumviriza. Ni igice cya 35 dutangiye turacyari kureba Angela yacu. Uyu mugore aravuga ati buretse gato. Ati buretse ndi kumva ntameze neza cyangwa se ndi kumva ntatekanye. Ati ni gute ibyo bintu waje ko wabyemera. Aravuga ati bari kumpatiriza. Uyu mugore sinzi umuntu bari kuvugana cyangwa se uyu nyirakuru wa Angela sinzi umuntu bari kuvugana. Aravuga ati byabaye ngombwa. Kumbe ni wa mugore ukora akazi ko mu rugo muri rwa rugo rwa muzehe Atifu. Aravuga ati byabaye ngombwa. Ati umwana wa Atifu cyangwa se mama wa Nazi yamatirije cyane. Ibi bintu sori yarabihatirije cyane, yatirije umukobwa wawe amutegeka ko ugomba kuza. Ati none se urumva nshobora kuza mu rugo rwa Atifu gucyo gusa? Aravuga ati ugomba kuza. None ibaze nukomeza kwisha gucyo abantu bazatekereza iki? Ati uvuga abantu ushobora kubahereza iki bakavuga ati ariko se katari kuza. Ati ubwo wari kwisha iki? Aravuga ati none se uwo mugore ubundi nge nawe tuziranye ko uryahatiriza umwana wanjye gucya. Aravuga ati nimbange nawe n'ahantu tuziranye nta mpamvu guhatiriza. Namubwiye ko ntashaka ko umwana wanjye kashakana na hajyura muhungu yitwa ndera ko ndi kumwibagirwa uriya mwana w'umwaro wa rugo yitwa nde wa wundi nta kibazo turaza kumwibuka. Nuko aravuga ati ubwo rero nimba nanze kashaka n'uriya muhungu wa Francine ibyo ngibyo ndumva atari ikibazo. Aravuga ati none reka nkubwire rero ati ubwo gukomeza kwisha gucyo cyangwa se ukabaho mu bwisho bakagutumira ukanga biraza gutuma bagukeka. Kuba yakomeje guhatiriza ariko gutumira biri kukwima uburenganzira bwo kuba we wakomeza kubahakanira. Uyu koko yumva ari byo. Aravuga ati ushobora kubahakanira ukazashiduka azanye na muzehe Atifu muri urwo rugo rwawe mu gihe muzehe Atifu atazi kukiri muzima. Aravuga ati sura byumva gute? Aravuga ati okay nubundi ndumva nta mahitamo mfite. Atari kwa aravuga ati oya na arika. Aravuga ati ndaza kuzana n'undi muntu sinzo baraza kuzana sinzo bamwinjire kuri telefone. Aravuga ati we uri kuvugana nande ko numva uri gukongorera? Aravuga ati ariko mugore muri misi nsigaye mbona warahindutse. Ati mpinduka gute? Ati usigaye utaha amajoro usibye no gutaha amajoro usigaye buri kanya uri kuri telefone simbizi. Uyu aravuga ati nuse uratekereza kuko myaka yanjye hari umuntu ni abandi guteretana nawe batwereka wa muze ukunda kwisuzumisha ngo areba umuvuduko ubugeze n'iki bari kumaza ati ariko baza uyu bimeze bite aho yandika uko rezilite zimeze yishimye ari guseka cyane. Aravuga ati kuri guseka se ati nebizi ko cyora kwamagaze neza. Ati buretse gatari umuntu gukomanga. Ati magaze neza ku kanya mete ahita binjira. Aravuga ati mete tukivuga rero ku byishimo dufite ati tekereza ku byo dufite. Ati we mwereke umusore. Aramwereka. Aravuga ati toranya muri ibi byumba turi kukwereka ni cyaye cyumba ushaka ko tudekorera mu mwana wawe ahazavukira. Hano bahita batangira umuzehe uri kureba ko yishimiye umwuzukuruza we yishimiye umwuzukuruza. Ati frustration sha ugiye gutuma nuzukuruza ibi bintu ndabyishimiye neza cyane shati umva tuhitamo rero icyumba umwana wawe ashobora kuzavukiramo cyangwa se icyumba cy'umwana wawe. Uyu aravuga ati ni byiza kwa muri gutekereza gutya ariko ntabwo nararibonye mfite ngewe. Murabona izi filime zisohokera kuri YouTube channel yitwa Abero Films nkuko ari hasi muri kubireba niho bisohokera. Mugende musikore subscribe kuri iyo channel niho zajya zisohokera ntazongera kuyibima nyine kugira bari bo muzajya muyireba. Nimuyireba handi nkabona niho muri kuyireba kuruti wanjye ubwo tayari nzahita nyagarika. Katukomeze kuri ruhande. Uyu ngo ahita akomeza aravuga ati irira jambo ryandike muri YouTube uhita ukanda subscribe aho ngaho urahita ubona n'izindi ko ariho nahise nzimurira. Nuko uyahita aza ku ruhande aravuga ati ibyo ngibyo mibaze nazi njyewe ibyo ngibyo by'abana ntago mbizi. Ati njye mfite n'ubwoba bw'ibi bintu. Aravuga ati wamuganiye wabona afite uburambe bwo kuba yaba papa. Aravuga ati tukivuga kuri ibyo rero ataka kanya umuntu tugiye kujya gura. Ati ninde? Ati ngiye gukomeza kwita kuri business bisanzwe ibyo by'ibyo ngibyo uraza kubibaza nazi niwe muraza kubipanga cyangwa se biganiraho. Atoke ndakumva neza cyane. Atari ko nanone frustration turakoze cyane sobwo bari kumwishimira. Ati frustration wawe ateye inda mu gihe nawe bahita bati wacyana uzamuha iki hano ndi kuyikorera ni mana yanjye hano Gisoro hano mu Bugande Gisoro akeje ubundi ngiye kuyigira iwacu Igisenyi. Tugaruke kuri ruhande. Uyu nguyu yaravuga ati ariko kukindi kureba mete atanyishimiye. Ati oya ntagaruka atakwishimiye. Ati oya mete kuva namubwira ko ntwite ukuntu yisaba nk'umuntu urakaye cyane ndi kubona atari ibintu bya hafi. Aravuga ati urashaka gufokasinga kuki cyangwa se ugamije iki? Aravuga ati mete nyimara kumbwira ko ntwite yisarakara. Aravuga ati oya wabona ahubwo nawe yarafite ubwoba cyangwa se afite hari ukuntu yareactinza kumva afitemo akantu kintinyi kuvuga ati ese koko ndi ebo yo kwa nafata inshingano ibi bije koko mbyiteguye. Wari kubwira ni mukeba wari ko ntagabizi
nuko naka gakobwa nyine katajya kabigaragaza ubundi abakobwa muri kamere yabo akimara kuryamana n'umugabo wawe ahita atangira kukurebera ku rutugu none n'ijosi ukagira ngo ntirinamufasheho ukagira ngo nta n'akagufwa kari hano inyuma mu gikanu uhita ubona ijosi ari ukuntu bari kurirereka kuko si umuntu iri josi rigenda kugwa akakurebera ku rutugu ijosi agahita rikaraga aba bakobwa nta magufwa bagira mu ntuza mu ijosi kuryo ijosi ridafata bikanyobera kumbe bafite tekinike bayikoramo uyu aravuga ati ugomba kumwumva ukamwihanganira ati gake gake ashobora kuzabyumva wabona ko kubyakira biri kumugora uyu aravuga ati nanjye rega ati njye ntago naparitse yego nanjye ndi kumva wenda ntavuga ngo niteguye kwa naba umubyeyi cyangwa se naba mama ariko ntago ari wakagombye gupanika kundusha ubu ninjye wakabaye wapanitse cyane kuruta uko we akabaye ari gupanika nuko uyu nguyu aravuga ati okay none ubwo gushaka gufokasinga cyangwa se ushaka kuvuga iki ko ntari kubyumva neza cyane uyaravuga ikintu imbuto ari kubyumva reka mbigusobanurire ati icyo nshaka ko navuga mate ndi gutekereza ko ari ikindi kintu cyishe nyuma yacyo mate ashobora kuba atari kumbwira aravuga ati oya nta kintu cyishe nyuma yabyo rwose ariko ntago muzreba ibintu nkoze ikiza nuko mutari kundeba kesho bundi muzatangira kuzajya munaratureba twakoze studio turi kuyubaka mu diaspora uko twubakira studio none muzajya tuvuga mutureba mu studio n'ibiki byose ko turi kubipanga nkuko barabavuga ibirugo rw'imikino mu bareba hakurino ako kanya aravuga ati hari ibintu nenkeneye reka mpamagara umuntu abinzanire ahita hamagara Kadiri aravuga ati Kadiri ko nkeneye pome cyangwa se apo aravuga ati ukeneye zingahe aravuga ati uye nge nkeneye apo kandi nyinshi aravuga ati nyine mbwira ko ngo ukeneye apo zitandukanye ari z'umutuku hari ziba zigiye kuba nk'umuhondo iz'icyatsi cyane zikiri green zikiri pure green apple urashaka izihe uyaravuga tunze n'iz'umutuku zaba ari nziza ariko urukuvuga nkumva uburyohe bwabyo amazi yabyo ari kunsesekara mu kanwa atunze ne apo z'umutuku aravuga ati sawa none se mbwira Angela byagenze bite Angela naga ari kukumbwira muri iyi minsi aravuga ati Angela se ati Angela mu kanya ari kukumbwira ati yamvuzeho ngo ikirero batangiye kugishuka ati numva gwavuga izina ryawe cyane avuga izina ryawe cyane urabizi byakobwa yatangiye kubona kwambara neza ataho ako kantu atari ko warakoze kunyambika aravuga ati ibyo ngibyo nago bihagije ati wowe icyo cyaka nukunze nizo apo ako kanya uyu ngo ari handi bagiye kubaka ikinamba nuko aravuga ati mana yanjye ibingibi ntago ndi kubona ibyiza aravuga ati buretse gato ubundi kangira umuntu nahamagara ako kanya tarahamagara umuntu ari kuvuga ngo rikamagara umupampe wenga mushakirizo apa zijyanire uriya mukobwa ngo kuri location ashaka kuzimujyaniraho ndagira ukurikira urebe ngo izo apo ngo cyangwa se izo pome ngo location ashaka kuzimujyaniraho akiri kwivugishwa utwo tugamba ari indi modoka isitezamo agiye kuvuga ngo rikamamagara umupampa zinzanire izira pome cyangwa se apo hari indi modoka isitezamo muri cya kinamba cyangwa se muri handi bagiye kuzajya akora business y'amaparikingi y'amamodoka cyangwa se aho bazajya baparika amamodoka abaravuga ati ni ubwo niko yatimeze bitatu ni sawa ati ahangaha umucuruza parikingi ati cyane rwose batangira guhita bamukubita ariko ko bari kumukubita bakamubwira izina ryitwa Jaco ati Jaco ni wakaba yuri gucuruza parikingi sasa ku bantu batari kubyuma neza cyane ndabibabwira nyuma uyageze hano kuno kuri parikingi nkuko arabwiye muzatereka njye kwita kuri business asanga Kadiri bari kumuhondagura nawe ajya mu rugamba murabizi umugabo ku mugabo nyine nta kintu wazumubwira fata inguma rekura inguma kubita ibigabo hakurino ibigabo bihita bicika baravuga ati ibi bigusorera ko byari ati umva ntago birangira kuno tuzagaruka twumvishe bavuga ngo Jaco niwe akaba yuri gucuruza ibintu by'ibinamba cyangwa se niwe akaba yuri gucuruza ibintu by'amaparikingi kutetere kubyumva hari ukuntu umuntu ajyana agafata wenda urugero kajya gucuruza wenda nk'ikira wenda ukajya gucuruza nk'ibirayi cyangwa se nk'inkweto cyangwa se nk'imyenda muri yo karitse ko ufite shop ya danje undi muntu yahaza ugashaka kuzajya umuteza abayobozi ngo bahoremo mufungira n'uyu nguyu rero naba bazanye business y'amaparikingi ubundi Kadiri arafite utuntu twa parikingi nawe iyo business arikoraga ariko ari twatundi turi hasi nkuko umuntu afite shop y'imyenda we huri umuzunguzeho muri yo karitse nyine biraho utari gushinga shop y'imyenda nyine ya VIP nyine uyu rero Kadiri ibi business ye bayaguye bari kugira bayigira parikingi ya danje ifitemo n'ibiboro by'ibinamba byo kuza mu modoka ibinamba hanze birahenda uzi apana bino ujye koza imodoka ngo uratanga 3-5 oya ibyo ngibyo nago bibaho hari ni mu madolari kandi yatarabiri ngo amadolari ngangahe mu dolari menshi cyane nuko yaravuga ati mana imeze bitatu mbwira bankuye iryinyo atoya ati barabaginga ubundi bakozaga iki ati numvishe bari kumbaza ngo umuntu witwa Jaco aravuga ati buretse mbwira umuntu mbaza yagira gutya aravuga ati umva mucakira umuginga witwa Jaco isa ahamagara bodyguard we wa mu bodyguard muri mu gice cya mbere byatangiye agiye kumufata ku kibuga cy'indege no isa amagara aravuga ati kudahamagaye sokuru wawe se aravuga atoya sujye nsereza ko ibintu byose simita njya kuregera sogokuru wanjye mise mvuga nago ndamuregera we yaraseka ati utangiye kuba umwana w'imihanda utangiye kuba umwe mu bacu
rero niba bagukubita ntujye kuregera iwanyu cyangwa se ngo uregere wabakubita ukavuga ati I gotta fuck this my gosh ibi ngibi nshobora kubihandoringa sorry nuko uyu nguyu ahita avuga ati bahita twereka ku ruhande hari abari muri resitora hano hari uwasohokanye n'undi do mana yanjye Sheri na Shushu basohokanye murebe ko badije Sheri nabakoreye yitwa ngo Bride Flower uyu mugore y'ikinyema ari umugome koko uyu muri kure yitwa Berigine y'ikinyema ari umugome aba yitwa Hande ayikinama ari umugome afite abana babiri ari umudashinyika kuko afite imitungo ewe mugore we akomeza kubwira ati umva ngiye niteguye ko nagoreza umwanya muri company yanjye ese urakomeza urishuwa dukomeze dukorane ndetse ibira bintu uri gukora ngiye kuyikorera department yabyo nyine uyu mugore yameze nk'umujyanama we cyangwa se urabona ari nk'abantu bo muri audit ariko abajyanama ba audit cyangwa se akajyanama kabashinzwe igenzura muri company niko nabyita mbese audit mu kinyarwanda cya nyacyo sinzi ko wabigenekereza ngo audit y'ikinyarwanda cya nyacyo ariko abantu bize science informatique cyangwa ibintu bya CSM ubwo mwe muhitamo byumva cyane nuko aravuga ati okay ibyo byaba ari byiza ariko se koko ati ngomba kumanza bahita bazanira mena kiri kwibebezanga ku kazi rwose ngo naga ari ngombwa baravuga ati katumanze dutumize utwo kurya nuko aravuga ati ese uratekereza ko papa adashobora kuzakubangamira aravuga ati oya ubu ngubu umaze gukura papa ntagazongera kumbangamira mu myanzuro yanjye ndagushimira uburyo wamfashije mu buryo bwo kumpa amafaranga mu buryo bwo kunguriza amafaranga nari nyakeneye ubu ngiye ko ku giti cyanjye ku buryo papa atazongera kungenga ako kanya kiraho ahita abona isekumba isamuhamagara ako kanya batwereka polisi nanone handi bakadiri barwaniye baje gufata ibirego bari gukoresha statement cyangwa se nimba ari igenzuwe iperereza mu mizi sinzi ukuntu babyita ariko ni statement bari gutanga yahabereye icyaha nuko polisi bahita bavuga ati ibyo ngibyo twabyumvisha aravuga ati none se baramenya uwo muntu witwa Jaco arinde uwo muntu witwa Jaco twatatse aravuga ati umva ibi ngibi ntuze kubibwira sogokuru ndagira ngo ukomeze kunshakira Jaco nkuko nabigusabye uyu mugabo ni mu bodyguard ubundi uyu musore uhoraho nugurukura ari umusaza akomeza kuvugana hakurino hari umuntu wamamagaye na Kadira wamamagaye ati niki ati ndagira ngo uze nkubwira restaurant nshaka ko duhuriramo ati restaurant yego rwose ndagira ngo uze tuyihuriremo kandi uzane na Kadiri dore za pome yatumye Kadiri z'umutuku ngiza ari kuzirya arangije aravuga ati uzane na Kadiri ati Kadiri simuzana mu cyati nukwera ari ibya business ako kanya kakaragira ahita akabwira tumva genda ujye guhindura uze tujyana hehe ati none uratekereza ko twajyana umeze gutya ati genda ujye guhindura tereka nkubita agapira ariko ubundi ko mbere witagaho kutakiyitaho usigaye waranchanze nawe wa mukobwa we batwereka kuri no wa mugoreje muri rwa rugo uyu mugoreje muri rwa rugo ageza kuri n'agasere gatagira kumufata gwe na mama wa Kadiri baje muri rwa rugo aravuga ati ko mbona ufite akantu k'agasereri ku rugo rwahoze ari urw'umugabo w'umukire wari waravuze ati ngiye nikundira mukobwa nubwo ari umukene sinita ubundi abagabo tugira umutima utugira urukundo rw'ukuri mbwa abagabo baravuga ngo abagabo nta rukundo bagira buri umugabo yagukunda ntacyo ufite uri zero ariko nta mugore wagukunda ngo ntacyo ufite uri zero birashoboka ko babaho ariko mu bagore 100 uwo mugore aba ari umwe yaba ari umwe mu bagore 100 ari kibaze mujye mu bagabo 180 babo bagabo wababona urukumva ukuntu abagabo tugira urukundo rwanya rwo gukunze we don't mind aravuga ati oya ati uru rwose kandi ati uru rwose ati n'urwa mbere ati n'ubwa mbere nanjye nagera ariko Mariya yarizenze mu maso ari kurenza aravuga ati ngiye urugo ndabona rumeze nk'ari ibwami uyu mugore nta namakuru afite uyu mama wa Kadiri aba bombi bagiye kuba ba mwana niko babita mu kinyarwanda mbonye akantu k'amasano nzi ba mwana uyu nguyu hakurino aravuga ati ni karibu na wa mugore mama wa Nazi na warabiteguye ati ni karibu rwose mbakorana mu biganza n'uwakaba ari mukase kuko uyu yamaze kuvumbura ko uyu ari umu ex wa papa we yamaze kuyivumbura ni ex wa Atifu akomeza kuvuga ati uyu mugore avuga ijambo akubitamo akajambo aravuga ati mbega ukuntu ibintu by'isi awo nta wamenye ibyabo cyangwa se ntawamenya aho iminsi mwereke aho buri muntu iminsi mwerekeza ati beze ukuntu ibintu by'isi bigenda bigahurirana uzi kumva burazi kumvira mu rusaku bamutumijeho uyu mugore yemeye araza aravuga ati nubwo iby'isi bihurirana ati ni byiza ko tubafite hakunino uyu nawe tatangira kubwanuka aravuga ati nkuko uri kumureba uyu ni mama wanjye akaba nyogokuru n'ubundi wa Angela nkuko uri kubireba uyu uri kureba ati ni mama wa Kadiri aravuga ati rwose ni karibu turabyishimiye rwose mu rugo rwacu uyakomeza kubareba
bagakomeza kubareba bivugana ubugambo bwa hato na hato, ariko bidatinze biza kurangira mama wa Kadiri avuze ati hano rero ngiye mfite utuntu mba nitwaje, ati hano mfite utuntu mba nitwaje mwakwakira. Yakira ibyo bintu bari bamuhaye kwa kundi nyine abakene ubu usanga bifunikiye utuntu abantu baturutse mu cyaro nyine ukuntu ngiye ugiye gusura umuntu ngo ujyana n'impamba aba yapfunyitse nk'uturo dutanu tw'ibirayi akavuga ati twa tubazane n'akantu mu duture ngabaje babaje no kubatura bazanye impfukire bitwaza impfukire ngo ntago wazi imbokoboko bure nicyo nkunda abantu mu cyaro akazana agahene agakoko mugeje kugusura mukagira akantu muganiriraho nawe ukamubwira ati reka ngo akanoza ngendo niko babyita naho mwebwe mujya mujyana ngo hari igisi wawe yako mwamuguye mudozwe mu bitambara. Aravuga ati ni karibu tubahe karibu rwose wacu, ati nta mpamvu yo kugana hanze. Abandi akora ati ariko ikiganiro cyanya cyo burya gihera ku muryango. Baravuga ati umva giye buriya aho duturuka buriya mu gace kiwacu ku Gisenyi twe twitwaza n'inkweto zo mu nzu nabirenze dushaka twakuramo inkweto matwereka kuno muri restaurant uyu nkuko mugenga zane na Kadiri. Avuga ati man ati barabaginga uziko barabaginga batumenyere mitambonura usigaho hangayikishwe nanjye. Uyu aravuga ati ariko Kadiri nawe usigaho yarahindutse muri iyi minsi uziko usige wambara neza. Avuga ati nawe usigaho ubona nsige naho mu bakobwa b'i Kigali bakambwira ngo nambaye neza. Nuko aravuga ati man usigaho wambara neza kandi unabera uzakomeza kwambara gutyo. Wari kubwira gutyo ntagazi ko sheri we bamuzanye dore sasa nazi ngo azane na Angela kandi mu gihe uyu ngo yatarabizi. Nuko akomeza kumubwira ati bakomeza ko ati we mwabaye mute ku masura yanyu ko tubona mwese mumereze nk'abakomeretse. Uyu yahangayikiye umugabo w'abandi yangayikiye nyine meti. Uyu nawe aravuga ati meti byagenze ati n'atuntu turaho ngaho ntabirenze. Ati ngute ari kumbwira ngo ntabirenze. Wa mugore dore yaje mu nzu ageze muri inzu atangira kwibuka ibe byiza agereye muri inzu ari kumwe na sekuru wa Nazi ariwe bita Atifu. Uyu ngubu muri iyi minsi urugutereta nde urugutereta Berijini. Nyamara mbibutse ko umwana yabyaye ari we mama wa Nazi yemeye kuzana uyu mukecuru muri rugo kugira ngo asenye umubano wa Berijini na papa we, kuko Berijini batangiye kumugabira amazu ku mafaranga y'umuryango. Mama wa Nazi ari kuvuga ati uyu mugore atangiye gukura ibyinyo papa kandi bira byose byakagombye kuzajya mu migabane y'abana be cyangwa mu mirage y'abana be. None abonye agakobwa gatangiye kumusazura ashobora kukagabira akavuga ati nibyo rero ari kwanga. Nuko uyu nguyu yarabyibuka uko yajyaga yibeta akamusoma gake gake ariko ageze mu rugo n'ibyamagambo nibyo atangiye kwibuka. Hakuno baravuga ati iki cyayi kiraryoshye nta byadanje. Aravuga ati murakishira mwizana. Ati nkuko nabibabwiye rero ibintu by'isi bura birahurirana cyane. Ati gusa tuba ikaze mu kandi n'ukuri pe mwumve ko nta kibazo mu rugo rwacu kandi ibintu byo kuvuga ngo abashitsi atwebwe iwacu nta kibazo tuzahora tubahereza ikaze. Nuko bakomeza kugana ikiganiro kijya mbere. Uyu mugore arangije aravuga ati twebwe rero nk'uko uri kubireba iwacu ni ku Gisenyi. Ku Gisenyi dusiye abantu nuko nguko nyine bigenda tuza twitwaje. Akomeza kuvuga ubugambo bw'amahomvu. Ariko uyu nguyu aravuga ati nge nubwo nakore ku Gisenyi ariko umugabo ati byibuze wowe hari amagambo avuze none nibagiwe. Uyu mugore mama Kadiri aravuga ati ese iyi nzu niyo sogokuru wawe yakuraze uyabaretse kunywa ku cyayi. Aravuga ati ngiye ku Gisenyi rero nakuriye ho nashakiye cyangwa se ho nashakiye umugabo wanjye yansigiye mu madeni muziranyubako hari mujya mubona bita kwa Cyamunara. Uwo Cyamunara hara kwa Cyamunara rero kera nko muri mu 1920 aho zara hasogokuru nanjye kambabeshyi. Nuko akomeza kuvuga ati atariko nubwo yandaza amadeni bikarangira ndi kwishyura amadeni ntibishema n'umuhungu wanjye atangira kuvuga ibigwi by'umuhungu we ko asigaye kora kafite amafaranga. Baravuga ati ntabwo twaje kuvuga ku muhungu wawe ikarume rwose mama Kadiri we. Aba bahita bumva koko kari mama Kadiri. Nuko uyu mugore avuga ati ariko rero hari akantu nshaka kwa propose. Ati nk'agaki. Aravuga ati icyo nshaka kwa propose ati kitubwire. Mbibutse izi filime zica kuri YouTube nk'uko uri kureba hasi byanditse yitwa Abero Films. Muyirebe nk'uko hano hejuru naho muri kureba ariko byanditse. Nizi filime zikomeza guca mujyeho mukore subscribe. Aravuga ati nshaka ko nabwira ubukwe bwanyu na Kadiri ngewe ntago nigeze mbuhakana sinigeze mpakana ubukwe bwanyu. Angela yakuriye muri uru rugo ndetse akura ameze nk'umuvandimwe wa Nazi. Twiteguye ko twamusapotinga. Uyu aravuga ati yego rwose ati nkuko nanjye nabibabwiraga uyu we icyo ashaka ashaka ko Angela ashaka muri uru rugo. Aravuga ati yego rwose nkuko nanjye nababwiraga nyirabuja amuca mu ijambo. Aravuga ati nkuko nanjye nababwiraga ati byaba ari by'agaciro Angela ashatse muri uyu muryango tukaza kureba ko aza gushakana n'uyu musore wacu. Agira umusore bari kumwita nde Otifu oya bari kumwita nde ndamwibagiwe uriya musore mana ntakari ndamwibagiwe dukomeze.
aravuga ati aramutse ashatse muri urugo byaba ari byo byiza. Uyu mugore haramuye impamvu ashaka kwangira ashaka muri umuryango bafite amafaranga ari guhita avuga ati bazamuhaho kumbe icyo atazi cyo n'umwuzukuru n'ubundi wo muri urugo bazanamuhaho. ari kubwanuka bo bari kumubona nk'injejwe, ari uyu mugore nyirabuje ari kumubona nk'injejwe, ari na nyina ari kumubona nk'injejwe nyine, kuko bombi bazi ukuri nubwo batari babwirana ukuri, ariko ukuri kurazwi n'umukecuru arakuzi. aravuga ati oya twe icyo twashaka twavuga njye nashaka gushyigikira Kadiri ubukwe bwe nkabumukoreshereza na Angela nk'umukoreshereza mu rwego rwo kumwitura mu gihe kuva kiri muto yakoze muri uru rugo, ndetse n'inzu yo kubamo nkazayibagurira. uyu aravuga ati reka umwana wanjye Kadiri afite amafaranga ari yagije. aravuga ati oya ati gore ko gucya nuko dusuzugura cyangwa nuko dusuzugurura umukwe. aravuga ati ntago ari uko bimeze, ati gucya bitewe nuko uyu mwana yakuriye muri uyu muryango nicyo kintu cyize naba ndi kureba naba ndi kumukorera. ati ntago mbifashe nk'ari kumusuzugura. ati ndatekereza ko kumukoreshereza ubukwe nkanamutangira inkwano ndetse nkanamugura n'inzu cyaba ari cyo kintu cyiza nanjye gukorera Angela. uyu yumvishe ko bari kubivugira Kadiri avuga ngo reka ngembe ngiye. we yarashaka akoresha ubukwe Ozani rata wa muhungu Ozani uriya we haramu yashaka ko Ozani we ushakana na Angela. uyu aravuga ati none se ni gutera iki ibyo bintu byose uri kwishyiramo umuhati nkabona mbega uri kubigira ibyawe. ati mu gihe ibyo ngibyo byawe aragasuzuguro abana bacini baremeye kubana. yaravuga atari kwa mugani bemeye kubana Kadiri yaragije afite amafaranga. ati reka dukomeze dusangire ku cyayi n'ibyo kwa ngo mwadusuzugura kuko muturusha amafaranga ibyo ntago birimo. uyu mugore akomeza kuvuga ati njye ntago ari byo nashaka navuga, iyi ni inyiturano cyangwa se ni impano nshaka gutanga, ubu bukwe ndashaka kubusapotinga, ariko nanone agakondisiyo nshaka ko nabasaba kubera ko umukobwa wanjye yumva ko umukobwa wanjye ataba kure ya nazi umukobwa wanjye nazi yumva ko ataba kure ya Angela. narindi kubasaba basi ubukwe niburangira bazajya kuba kure y'uyu mujyi wacu bajye mu wundi mujyi, mbega nk'uko bari muri Kigali ko tujye kwibera i Musanze nko mwibereshi bya gatandatu cyangwa twigira Gisenyi nko ku Majengo, ibintu nk'ibyo nyine, cyangwa twigire za Nyagatare za Huye za Rwamagana. ati nibyo nshaka kuko umukobwa wanjye ameze kubi bitewe n'ukuntu yikundira wa Angela ntago ari uko umukunda twe turamuzi no kamufata nk'umucakara we. ati kuzamwikura bishobora kuzamunanira bityo kuba ku rugo rwe bikanga, kandi muri iki gihe umukobwa wanjye atwite yiteguye ko mu mwuzukuru bishobora kuzagorana cyane, niyo mpamvu niteguye. ako kanya uyehitaza haramu wo umukobwa w'uyu mugore aravuga ati yewe muze atifaraje ati ubu ngubu tuvugana yinjiye mu gipangu. uyu mugore agira ubwoba, uyu nawe aramureba areba ukuntu uyu mugore yise agira ubwoba. aravuga ati ntabwo ndi kubyumva neza cyane. wa mukecuru nawe arabibona nuko uyahita aravuga ati tubongere ikindi cyayi ese tujya kwahuza na Atifu nawe araje. uyu mujyi ari kwandurura ahura na muze Atifu. uyu mukecuru ahita afata iya mbere mu gihe ari gusohoka agihura n'uyu mugabo Atifu cyangwa se sekuru wa Nazi, ahita amubwira ati yewe nayo ndi kugira nkubwire ko nyirakuru wa Angela yaje muri uru rugo yamaze kuhagera. nuko uyu nguyu yumvishe umukozi muri koridoro ari kubwira se ayo magambo ahita yitangura ngo ajya kubonana na se. nuko aravuga ati yewe ni ibiki? aravuga ati icyo nari ndi kugira nkubwire. uyahita agira ubwoba ari kubumva bari kuganira. aravuga ati yego rwose nk'uko bimeze. ati nyirakuru wa Angela yageze hako nino. nuko bahita twereka kuri uruhande ntabwo tuzi ko yarabigenze. uyu nguyu bari kumubwira ati yewe ubu ngubu ibintu byose bimeze neza nta kibazo rwose ugomba kugira. nuko akomeza kuvuga mu yandi magambo aravuga ati ariko haruje kukureba Bergine nawe uje kumureba. aravuga ati papa wantumije ngo ushaka kumbona, kuki ushaka kumbona? aravuga ati mwana wanjye riga ngo ufite uburenganzira. aravuga ati mwana wanjye nagiye nkora amakosa menshi cyane mu buzima bwanjye namwe, ariko urabizi ko nanjye nayo ngomba kuba mpari ku bwa mama wanyu. urabizi nyuma y'ibi byago byabaye mama wanyu akitaba Imana nkabasigarana, byaje kuba byamviramo kuba nafata iya mbere yo guhita mvuga ngo reka nanjye nkuri ikintu cyangwa se ikintu cy'ukuri kugira ngo ndebe basi ko nagira yigeza kuzahura ubukungu bw'umuryango. narabareze mbabera mama mbabera na papa, urumva ko nanjye ntari norohewe. niyo mpamvu akenshi nabashiragaho igiture bana banjye igitsure mu mbabarire ntago ari uko nashatse kubabera umubyeyi mubi. rero niyo mpamvu ndi kugira nkubwire ngo ariko nawe kuri inshuro warengera. ati narengere gute papa? ati warengereye, ati ibintu wakoze ntabwo byari byo. ati ntabwo ndi kubisobanukirwa ibyo uri kumbwira papa. ati kugenda ukajya gukorana na muze Atifu mukajya gukorana muri kampani yiwe, ese iwanjye wari wabuze akazi? ntabwo nabyumva ari kuza ugakora iwanjye muri kampani zanjye ibintu byose arabiyoboraga. ati papa urabona ko ubuzima wanujemo ntabwo aribwo nshaka kubamo. ndibutse uyu mukobwa yigeze kujya gushaka
kumushaka isara mwangira ati wishakana na karagatinde usibye nibyo nagerageje no gukundana na Tifu uyu muzehe arabyanga ati ntago nagushingira umukobwa wanjye wowe umudivorce cyangwa se wigeze umugore ntago nagushingira umukobwa wanjye Bergine aracyari muto ni rero uyu isi ugiye amubuza amahirwe menshi cyane akomeza kuga ati ubuzima dutujemo papa nta muntu wakwifuza kubamo bura buzima ni mubi cyane aravuga ati wowe washatse kunkontorora urumva nenda bigenza gute ibyaye cyambere wafashe amafaranga ngeraye kuri konte urayabroka mbega rukuntu mu byaye guhereza nk'ikarita as credit mbega ni nguko umuntu aguhereza nka simukadi y'amafaranga kuri momo ukazajya kubikuza wowe ushaka kuza umubare wa pin none iyo simukadi niko twabyita nyine ni karita credit card arabatabyumva nyine ubwo abadufite amakarita mwe murabyumva ariko nk'umuntu utarize ntiyabyumva aravuga ati iyo ikarita yari amafaranga warayifunze ikindi ikibanza wari warampaye n'inzu wayisubinkuraho niwongera kubinyandikaho urumva nenda akora iki nanjye nagiye kwirwanaho ntabwo nakagombye kuvuga ngo papa ngo yampaye ibi ntabwo nenda komeza kukwishingikirizaho mbega muri make papa impamvu arakaye hari ukuntu umubyeyi aba yumva aho rucinya inkoro uvuga ati mama waramutse utebe yego ibyo ni ngombwa mujye mubikora ababyeyi banyu aravuga ati rero ntabwo nenda komeza kuza gucinya inkoro ahubwo ni ngomba kukwereka ko nkomeye nanjye nkajya kwishakira ibintu byanjye apana kwirirwa ntegereza ngo papa zangabira ibi cyangwa ngazampa 8 oya ibyo nayo mbirambiwe aravuga ati none urukumva umaze kwihaza aravuga ati oya ntago ari uko nguko bimaze kugenda aravuga ati wa mukobwa iyo nagufashe wakabaye warabigezeho aravuga ati se nturi kubyumva uri no kunyurira ko nibyo nari narageze kare wabimpaye mujye mukanya ugira ukuvuga ngo rwose ngo ushaka ko umupapa mwiza ngo nubwo utatubera umubyeyi mwiza ese ibi niryo shema ry'umukobwa mwiza ahora gundatirana kera hose ubwira ngo umukobwa wawe ugutera ishema iri niryo shema wambwiraga aravuga papa ugira avuga ibintu ukomeje aravuga ati wa mwana we ati utamfite regura biziko nta kintu wageraho ati uri kwigira nkaho ukuze se urakuze ari cyo wageraho wo ku giti cyawe ngo wikoreye imitwaro ku mutwe wawe se utamfite uya aravuga ati papa mbara uko nguko uri gutekereza rero ntago tukiri kuririmba indirimbo imwe ati umva kwanze reka nkubwire mu gihe ari gusohoka aravuga ati umva guhera aka kanya isinyi gufata nk'umukobwa wanjye ndaguciye sinzongera kukubara mu bakobwa banjye uyasohoka nawe ari kubyumva muzehe yababaye muzehe yaratangiye karimi keza ati ntago nabere papa mwiza ariko uri umukobwa mu bakobwa banjye banteraga ishema ariko uga karimi keza kugira ngo amwigarurire ariko byanze ndagira ukurikire filime yacu iracyakomeje batwereka kuri uyu musaza ari kuvuga ati ifati ariko umva Felisi we ubwo ni mama wa Nazi avuga ati umva nkubwire ati kubunze nyakuno si winge guhura na mama na nyirakuru wa Angela ati hari ikintu kindi rugupanga ko nzi kuri mapanzo rupange ibintu bibi aravuga toya ati impamvu ndi kwanga ko naguza na nyirakuru wa Angela erega ari kumwe n'umugore mubi atuwe umugore mubi ari kumwe na mama wa Kadiri akane mama Kadiri urabizi ko yabyaye bandi urabizi ko yabyaye Kadiri avuga ati oya muri rugarega mfite abantu benshi babi namwe muri babi nubwo tubana kanje gura nawe nta kibazo batwereka kuri no abari muri restaurant kumbe bamaze kwivamo ari kuvuga ko barwanye n'amabandi bavuga ati ariko ngo byere ngombwa kurwana n'amabandi Kadiri avuga ati umva ngewe ahubwo reka nshimire nanjye kwa ngo ozane ahubwo ngereka nshimire meti kuko naje kuntabara abaginga bari bamaze kuntera n'inka batanu ahita asa turabakubita turi babiri gusa duhita tubakubita kandi bari batanu baravuga ati ariko mwari guhamagara polisi aravuga ati ariko ngiye nta muntu ntinyo nari guhagarara nka Rwanda tu buriya nuko nshimiye ko meti ntabaye ariko nari guhagarara nka Rwanda nuko uyu nguyu baravuga ati ariko si ibintu biki aravuga ati kintu muzongere kurwana nuko baravuga ati ariko tubatumirizaga kiwe baravuga ati katubazane akadeseri mwe murarya ubwo ni passe naza ari gutangamo Angela arabasiga ngo katujye kubazanira akadeseri nuko uyu nguyu yanga kugira ibintu avuga barambwiye ngo ubundi yiru kugira umukobwa cyane ngo nawe ariremereza akumva ari wadanje none nawe babasiganye aricecekera ubu Angela rero utangiye ikiganiro ngo ariko ubundi wazajya kubonana n'umuganga impamvu ari kubwira ajye korana n'umuganga mbega ajye kureba mu muganga muganiriza mubwire ko kwikuramo umuntu ko bibaho ibintu nk'ibyo nyine ngo nyine azamwikuremo uyahita azana uyu mugore akuri nabwo atariko umva ukumbabaza abantu ati ni ibiki bira wakoze ni gute wambwira ngo uzumuriza hano na Kadiri ugahita uzana na Angela aravuga ati none se uwo ntubizi ati naguzi byaba ati ni biki ati Angela na Kadiri bagomba gukomezanya umubano wabo ati nicyo kintu cyanya cyo twaturi gukora umugabo akaba baratereka reka kumbe nukari habara ryiwe aravuga ati umva katwazane deseri ibindi nago twe bitureba batwereka muri urugo uyu nguyu ari kuvuga ati urabizi genda abona hanga ikigano mbonye gitangiye guhinduka uyu winjezwa uwe waje kwitera mu mata nyisazi uri kujya mu igano ngahuze ngo ozani ngo ozani mu rugo ngo amuhuze na Angela atazi karababyara namwibutse twa ozani atazi karababyara niwe uri kugira ute niwe uri kuvuga ati ariko ntabirenze reka byibuze muzehe muhamagare aza kurebe nawe aza gusuhuza bari kukuramutsa aravuga ati ibyo nago mbishaka
bumva muze muri koridoro ariko ati oye reka nze ndebe uwo mukecuru nyirakuru Angela nze namusuhuze tunamenyane ntagazi kari umu ex we atarajya kure Bergine baramuhamagaye yamana izireberera Bergine aramuhamagara avuga ati bimeze bitatu suzi cyagiye twagiye gusangira papa kamamagara ati papa arantutse ambwiye kananci ati uri hehe unze ngufate amubwira hagiye nahari aravuga ati ndaje mpagusange uyu nguyu nuko yarokotse maze mugiye mama wa nazi yarinje hakuno aravuga ati yewe ko mbona mwagurutse musa nk'abagiye ati yego rwose turagiye ati ariko twari tukiri kuganira toya ibiganiro byarangiye gusa turi kugira tukubwire ko ibi bintu byo kutwereka impuhwe abana bacu shaka ko bashingira ngo bahe n'akantu cyangwa gahimbaza musiki rikarika umukozi wacu yaragukoreye umwana twakohereje cyangwa se umuzukuru wanjye yaragukoreye nta wumve ko nta pfunwe ufite cyangwa se ko hari umwenda umurimo natwe ntacyo tukurimo ntacyo tukwishyuza nawe ntacyo uri kutwishyuza byabaye wini nyine wawe yaragukoreye waramuhembaga kandi nawe nta kintu ari kukwishyuza aravuga ati ariko nagerageje gukora ikintu cya nyacyo ariko gusa nanone nimba mwebwe aka kanya mutari kubyumva mu bitekerezo neza ubwo muzambwira nyine nanjye ndi tayari yo kuba nabakira cyangwa se kwakira igitekerezo cyanyu uyu aragenda ari kumva ko ari gusuzugura umuhungu we nyine ariko akavuga ati harimo akantu uyu mugore impamvu nawe yarasa nkaho mukanya sinzi nimba mwayibonye mukanya gato ubwo papa we yaragiye kuza hakuno uri kureba uyu mupapa ubwo papa yari yagerageje kuza kunino aba bari kumwumva ari muri koridoro ari kuza sinzi nimba akakanwa akabonye uyu mugore ari kumwiruka inyuma avuga ati papa buretse kwinjira nkubwire uyu mugore impamvu atarashaka kwinjira mariya nuko adashaka ko nanone uyu papa we cyangwa se ativuka abonana n'uwahoze ari umukunzi wiwe urukundo rero rwakwiyongera wenda muri make ariko ati urukundo rwakwiyongera Angela nk'umwana wari warakoronijwe cyangwa se bamufata nk'umupagasi akaba uyu muzayi tagira impuhwe akamuha imitungo myinshi bifite bihure no kuyu mugore ashaka kuba yafata Angela ko yamushingirana na Kadira agahita ajya kuvuga ngo bajye kuba kure y'umujyi kugira atazigera za guteza ingaro azaze guteze n'ingaro bano baramaze kugabana ibyabo ibyo byose twabibonye abangaba bamaze gufata umwanzuro ko banisohokeye ibihangaha byose twabibonye ariko uyu nguyu akabona ko harimo akantu akabona katari gusa uyu nguyu ariko akagenda ubona ko umutima utari hamwe tugaruka ku ruhande uyu nguyu yanze kugira ikindi kintu avuga yifunze byo kuvuga ngo bijyanye n'uwajanutse ngo nyine ngo wanambaye neza ngo abuze ngaho umuhera reka men muracya sinzi mwabahungu mwe abakobwa ibaze ko badukubye kangahe gatatu ariko ugasanga abakobwa baracyaturusha ubwenge baracyadutendeka ariko nyine uko badukuba kenshi niko ubucakura biba bwinshi amaco y'indagenda yiyongera aravuga ati Kadiri gusa ariko uyu munsi wa ndabona ubirimo neza wambaye neza ariko wibuke nanone ibyo nandi kukubwira kujya guhura na muganga abandi baraza bavuye kubaza kubatumirizaho ka dessert baraza baricara baravuga ati iyi dessert imeze ite uyu we nawe nyine ahita muhamagara aravuga ati buretse gato mama arampamagaye ndaje aba basigara bavuga ati okay harya tubwire ibi ngibi wabikunze nuko avuga ati umva ariko usigabona ukuntu Kadiri yambara neza aravuga ati bya Kadiri nagomba mbyitayeho ubwo ni nazo buri kurice kama ariko bibwira umukunzi we Meti asingo n'umukunzi ariko umukunzi ntabwo ahari nyina kumbere yuko kumamagara aravuga ati mwana wanjye ntaguze ibijya mbere byose ndabigusobanurira ibintu byawe abantu bari kubyivanga mari byinshi ati mama ukumbwira ngo ari kubyivangamo nibikira aravuga ati buretse gato ndaza kugusobanurira neza ngwino tugomba kuba twahuranye ne kwa nagusobanurira nkubwira ibijya mbere ese ne biki bijya mbere batwereka kunino uyu ngo yavanyo ka telefone kugira ngo yandikire ende message gutu ubuhe butumwa ako kanya uyu yahise asohoka aravuga ati nge rero murabona nkuko bimeze nge ndagiye nge mbaye nigendeye aragenda baba bamureka ariko bitaragenda kuko na Kadiri nyine yaragiye Kadiri avuga ati Imana njyewe ibi ngibi ndikubona ntabishobora ati ndagiye mama arankeneye ati mama aragukena ati birihutirwa ati ariko nanone abangaba basigara kuno bari kwiganirira bavuga ati rataka dukomeze twiganirire ati none se dushaka kandi hantu tujya aravuga ati uya ntawe reka ntitugire ahandi hantu tujya batwereka uyu nguyu abangaba uyu nguyu aravuga ati rewe nanjye nenje kubasezera ati bibaye ngombwa nyine ko nagenda ati muze kwihangana aravuga ati Imana nuko uri kudusezera nyine wicaye kandi nyine wari uvuze ko wigendeye nuko batwereka ku ruhande uyu nguyu akomeje kuvuga ati ngiye ibingi byose ndi kwibazaho biva naho bijya ubwo Kadiri nyine amaze kwigendera nyine yagiye aravuga ati ariga twabihereza umurongo nta birenze ati tubihereza uyu murongo aravuga ati ibintu byose biri kugenda byanga Kadiri muri ako kanya batwereka je kwambara neza aravuga ati ngomba kuba nacaho batwereka ku ruhande wa mugore ashaka kunino
aravuga ati ibi bintu mbwira ese ibi bintu hari icyo waba ubiziho ati ahubwo mugore wa mukecuru mbwira ukuntu watinyutse ukajya mu rugo rwahoze n'umukunzi wawe. Aravuga ati uravuga ngo nagiye mwarura rugo, ese nagaro wabanteshe ati mbaguteza gute, kuko uriya mugore hagiye yitwa Felisi, uriya Felisi ubwo ni mama wa Nazi yamatirije arambwira ngo ninjye mwarura rugo, ngo bari bashaka kumbona ngo rwose nkuko barezeye ngo umwuzukuru wanjye nagiyeho kuko yari yamatirije neza cyane. Atari ko uzi ukuntu yabikoze, ati baze kuri mwana kameze nka nyina, twebwe nyina wa Felisi ntago tumuzi, ubwo nyirakuru wa Nazi we ntago tumuzi, nyirakuru byarandera, ubwo nyirakuru byara nyina ntabwo tumuzi. Nuko akomeza ko ati ibaze ukuntu twageze akadusuzugura, njye na ba mwana niko babita bundi mu Kinyarwanda, abashingiranye babita ba mwana, abo babyeyi baba mama bashingiranye babita ba mwana, nimba n'abapapa ariko babita sinzi. Aravuga ati ngewe rega ntabwo bira bintu byitayeho, icyo nshaka nuko Anjira yazashaka akagira urugo rwiza kandi akazabaho mu buzima bayeho. Aravuga ati ese ibyo ngibyo basi urukubyumva, urukumva ukuntu umuntu ugiye kumutuza mu buzima adashaka, Anjira mu mureke abeho mu buzima ashaka, nk'uko uri kubivuga uzabikora uko nguko. Mbega ibyo ari gushaka kuvuga ni nko kuvuga ati none umaze kubona ingaruka zo gushingira umuntu kugira ngo abane ngo n'uwadashaka n'uwadakunda, buriya mujye mubaza n'aba ngaba, mujye mubona ngo icyambere ni amafaranga, ngo ibindi biraza. Ujye ureba mu myaka 3 none ukuntu abatari proud yo kugendana n'umugabo, ujye ubireba reka bira bintu naho byabaye n'inzara mama ufite nanjye gusa ndabumva. Akomeza kuvuga ati gusa icyo nakora cyose nubwo byansakira nzu yanjye nyandika kuri Anjira kugira ngo icyaha umutima ngira ukunshinje cyo kuba naragerageje kuvana mina icyaha nkivaneho, ibyo byose nabikora nta kibazo. Uyu mugore avuga ati koko se buri risiri, ati cyane rwose ndisiri. Nuko uyu aravuga ati okay rero ati icyo nshaka ko navuga, ati ese ubundi reka nkubaze kuki ndi guhora nserera n'umukobwa wanjye. Uyu mugore ati yemwe koko nago byantungura, ati Bergine mwasereye se, ati yego rwose. Ati rero ubwo buzima ushaka gutuzamo abo bantu ntabwo ujya wumva ko abantu bagomba kubaho ku buzima bwabo, wumva uri wa mugabo ugomba gukontora ibintu cyangwa se ibintu kagenda uko ubishaka. Iyi si ntabwo ubona ko yamaze guhinduka, turi muri generation, turi mu kinyejana cya 21 ahise itatwemera. Avuga ati umva ndekeraho ngaho, ese wavuga ibyo ushaka kuvuga nkabyumva basi, ubwo wishaka kubinyuza hirya no hino ngo urabona ngo oya vuga ibyo ushaka kuvuga mbyumve. Uyu mama aramubwira ati ntugatume umuntu akurikira umutima utaruwe, byure ko umuntu akurikire icyamarangamutima ari kumubwira cyangwa se urukundo rwe ruri kumwereka, hanyuma muri we nibwo azigisoma. Avuga ati nubwo nahisemo kuriya nakagombye ko narahisemo gucya kugira ngo sinzongere kubabara cyangwa se kubitwara gucya. Aravuga ati okay aho ngaho kubyumva, nanjye koko nshaka kwiyunga n'umukobwa wanjye, uko ngerageje kwiyunga nawe biza kurangira njye nawe turi guserera cyangwa se dutonganye, kandi ibyo ngibyo nibyo nanjye nashaka. Uyu aravuga ati okay wihangane, ariko nanjye suko nguko nayo nkwifuriza, uzihangane urebe ukuntu umukobwa uzamuganiza witonze. Aravuga ati nakabyifuje kuzamuganiza nitonze ariko biragoranye cyane, sinzi aho nzamuhera, ibyanjye n'umukobwa wanjye biragoranye. Uyu nguyu amarira azenga mu maso, batwereka ngaba bari gushaka gutangira gukora nawe ukuntu. Avuga ati yewe gusa ariko sinzi numva ndi kugukumbura turi kumwe. Akomeza kumbwira ati umva, ati nose wajya kwa muganga, ati ntabwo najya kwa muganga, ati tujye kwa muganga, ati jye kwa muganga wana. Avuga ati rego reka tuvanga tugende. Akomeza kumwikoreshwa bari gukozanyaho udutoka ukuntu byato nato. Ambwira ati kuki uri kumatira kujya kwa muganga, uhangayikishijwe nanjye. Akakareba hasi ati nyine, ati nyine urabona, ati nyine urabona wakubabaye wakomeretse, ati ubu ngubu ntabyo kwabara mfite. Arangije arambwira ati ariko ibyanjye nawe, ati nta byanjye nawe, kuko ahisibuka amagambo kagakobwa kigeze kumbwira. Ambwira ati uriya muhungu hagiye yitwa Kadiri, uriya muhungu Kadiri rega nubwo agutereta ukanga ni nk'amahirwe bari kuguhereza, buriya urimeze nka bwa bukobwa wari bubi ariko umuhungu akabugirira nk'irari kurya iryo rari rihoraho nyine, ataruka bagukunze ariko akazajya kubona nk'ahantu nk'igice cy'umubiri wawe kikamutera irari, nka biriya njya numva byatengwa ni nyashi, wenda akagukunda nyashi uri na kabi utanarize utazi no kwisiga utuvuta. Ibyo ngibyo rero bigatuma ubyimba ukumva ko uri umuntu wa danje. Ati ibaze ko n'umugabo wakugira amahirwe ati nta n'umugabo wakugira n'amahirwe cyangwa se icyizere ngakugira ihabara, none umuhungu nka Kadiri wihaye wakoze ari kugutereta ukabyanga. Amaze kwibuka aya magambo nyirabuje yigeze kumucyurira,
arangije abwira uyu nguyu ati rero nta byanjye nawe rero umaze kubona ko bidashoboka ati gubera iki ati wabona uwanjye ari Kadiri ati kuki uzanye Kadiri si tugaruke ku ruhande kubwe bya Kadiri aravuga ati mukobwa wanjye ati rero umva nkubwira ati mama wangambaniye ati mugambana gute si mama wangambaniye ntabwo nabyumva izi filime mbibutse zinyura kuri YouTube channel yitwa Abero Films nk'uko hejuru mukuru yabyanditse jya muri YouTube wandike rira jambo ahari abashakira ibintu kugira noneho uhite ukurikirana iyo channel ujye uzireba mbere nuko asigaye uyu ngaye aravuga ati ntabwo nakugambaniye ati gute si ati mpamvu ndi kubwa wangambani washatse gushingira Angela bitare mugambe wanjye cyangwa se unciye inyuma ati no se byo wari warashatse ati nari narabishatse ariko bikagenda nkuko njye nabipanze Angela agashaka ariko akagomira iruhande rwanjye mu gihe weho ushaka kuko Angela yashaka agahita njya kure kandi urabona kigengezemo Angela ndamukeneye mama ese ntabwo unyumva aravuga ati mama ndekura nigendere sorry no uyu ngo aravuga ati ndekura nigendere aravuga ati kubera iki ati nyine nkuko nari mbikubwiye Kadiri niwe ndi kubona waba mwiza umbereye aravuga ati byibuze reka menye urwego rwanjye aravuga ati bundi si bya Kadiri bigaruye gute kandi wa mukobwa we ko twe turi kumwe ndi kumva ko twajyanirana aravuga iki cyangombwa nuko utagomba kuva ku izima kimwe nanjye nago nzava ku izima kadutegereze ni wenda ni igihe wenda ni ikibazo kibiye ariko igihe kizagera aravuga igihe kizagera bigende bite nkugira uwanjye se umbere umugabo wanjye bizagenda bite nkubera inshoreke yawe cyangwa se habara ryawe nzakubera iki muri ibyo bingibyo metero aceceka aravuga ati ngiye nuko nzi ko tuzabana uko bizaba bigoye ko ariko kose ngenzi ko tuzabana kandi ubwo uyu mugabo ahita namupropose aramubwira ati rero ndi kugira ngo ngukodeshereze inzu ujye urayibamo wenda nk'ibyumba bibiri cyangwa se icyumba na saro ujye urayibamo noneho ujye uraza gukora utaho ngaho ubwo no kugira agera musanga muri iyo ghetto kandi we afite urugo rwe ariko nyine we nta rusenye ngo amusange ahubwo we azajya ajya guca inyuma umugore we asange uyu mukobwa amugire habara rye nyine nkuko amahabara ababanyeho ariko we yange kashaka urukumva ukuntu abagabo twikunda nuko yaravuga ati ibyo ngibyo ntago byashoboka bitese aravuga ati hujya nakubwiye byashoboka wowe wiva kwizima gira kwizera no kwihangana bizagera vuba cyane ibyo bizagerwaho uyaravuga ati mama n'ubu ngubu ntago ndi kukumva ati ntago ndi kukumva ati wumva ibi byose rega mama reka nkubwire ikintu nakubwira bite no kurungambaniye mama ntuzigera ubona ku mwuzukuru wawe impamvu byose uri kubikora urugutinya kugira ngo umwuzukuru wanjye atazavuka akikundira Angela kuko Angela ari umwana mwiza wewe ntazakuyumvemo niyo mpamvu utazigera ureba umwuzukuru wanjye nta nubwo nzigera ntuma uwongera kumbona mu buzima bwawe paka uyaravuga ati buretse kugenda mwana nkubwira ati urambwira iki se ati mpamvu nicyo nshaka kukubwira nukerega mwembi muri ababyara ati turababyara gute se ati buriya sogoko ati Angela avuka mbega nawe avuka ku mugore wabyawe na sogokuru wawe avuka sinavuga gute okay Angela n'umwana wa sogokuru wawe mana we ubwo nabyita gute ko muzukuru nabyita okay mama mana n'umwuzukuru wa sogokuru wawe nuko nabyita Angela mufitanye isano murababyara muri abakuzine cyangwa se ba cousins wowe na Angela muri ababyara nawe n'umwana wa sogokuru wawe afite uburenganzira muri iyi nzu no ku mitungo nk'uko ubwo nawe ufite ati ye mama urambwiza ukuri ati cyane rwose ndakubwiza ukuri Angela munganye uburenganzira udacikwa n'ikindi gice